nabwo bwa mbere ngiye kubivuga kuri camera cyane nago ngiye barabana nago mbazi nago nda affiliated n'abapeti b'amabandi tungende umuhanzi man uri international bro umunyarwanda ndi ku representing abiri on another level kubera ikiriya tweet ish kuri Moshion nago turi abashuti nibyo yego niba jya ntumira mu event yabo si good nice performance bro thank you. Reka nongere ngwikaze ukurikiye exclusivity show hano ndi muri BK Arena turi muri demi finale aho amarushanwa nyafurika akomereje hano muri BK Arena by'umwihariko twaje ku muziki nyarwanda ariko hari mu performing Kevin nawe tugiye kuganiriza twumve ibyo atubwira by'umwihariko kubimaze iminsi bimuvugwaho hari tweet mwabonye yavuze kuri Moshion hari bimaze iminsi bimuvugwaho ndetse tunakurikire performance yiwe tugiye kubanza kureba performance yiwe nyuma yaho turaza kumuganiriza twumve kuri ibyo bintu anatangeho umucyo in exclusivity hanyuma ngende Jidena aha turi ni muri BK Arena. Yeah, this is an exclusivity show. You need Jidena hanyuma ndi kumwe na
ishkevi boom. Bimeze bite bro? Everything blessed bro. Nice performance my brother. Urakoze cyane bro. Meze neza se wowe umeze fresh. My brother. Umeze neza. Umeze neza. Shabeze fresh. Respect my nigga, respect. Yeah. Umeze gute se? Alhamdulillah ndashima nyagasani bro. How do you feel after performance? Hey bro, byari crazy. Show yari dope. Yo, I'm happy the energy yari iri hejuru. Hype n'abafana nabo ba showing the love. So byari really dope 100%. Biba bigoye iyo ubona noneho stage zitandukanye ariko by'umwihariko abafana ureba impande enye zitandukanye. Uba wiyumva gute uri hariya mu kibuga hagati ishe? Ubishize ndumva nibwo bwa mbere nkoze performingira mu kibuga hagati. Yego. Usanzwe menyereye izo babashyize stage hano ku ruhande abantu bose ubabona. Ariko nyine byari fresh, byari good. Nagomba kujya mpindukira nkareba abinyuma, nkahindukira impande zombi kugira ngo balancing. Yego. Ko energy yari iri ku mpande zombi. Uririmbye indirimbo zitandukanye harimo na bwebwe usorejeho. Yaba igisitero gitandukanye. Ndi kubaze ku bintu binamaze iminsi bivugwa kubera icyo uhisemo ko uririmbira ya bwebwe. Bwebwe niyo playlist napanze, ni indirimbo enye napanze. Kandi bwebwe nabonye feedback irenze isohotse. Rasi yanjye nayifite ukuntu nyine yitwaye ku buryo numvaga ninyikubita hano ndibishimisha abantu kandi koko yabashimishije. Ni na indirimbo bakiriye ubonye ngira ngo ni naho urebeye ko iyi ndirimbo iri hit kabisa. Iri hejuru kabisa. Ugiye muri iyi performance nyuma ya tweet yawe uri kuvugisha abantu kuri Twitter umbabarire nyikubazeho ni tweet wanditse Moshion umubwira ntago navuga ko ari amagambo akomeye kuko ni ukuri k'umuraperi cyangwa se biturutse muri wowe ariko umubwiye ko utari umushuti we utari iki ariko yagiye ko approachinga kenshi ndetse ko bitandukanye n'ibyo akora weho utemeranya nawe bitewe wenda n'imico ye yaba uburyo yifata mu gihugu kubera ikiriya tweet ishe kuri Moshion. Ndumva ari we wenyine bireba. Niwe wenyine bireba kuko ntago ari yari tweet mbi. Yego. Ntago turi abashuti nibyo yego. Niba jya ntumira mu event yabo sinjyeyo. Si ibintu bya danger ariko niba nabikoze nuko tunabonaga byari bikeneye bitewe n'impamvu. Si hari impamvu nayishyize iyo tweet si wayibonye impamvu. Yego. Ariko bwari ubutumwa buri straight kuri we gusa bitewe nuko aba yari ku mentioning publicly nagomba kubumuha publicly ko no muri DM nari kubumuha but since ari kuguma mentioning mu bintu bitarijyanye n'umuziki publicly nagomba kumuha ubutumwa bwe publicly. Yego. Actually njyewe kuri njyewe ndakuze umwe mu bahanzi beza kandi beza. Ariko harimo abantu batandukanye bitewe n'ukuntu umuntu wenda azakanariza umuziki cyangwa akavuga uko ashaka akaba yabona ishi mu ishusho mbi bitewe n'ibintu bigenda biba bivugwa atari kuri kwe. Kuri icyo kintu sindi bumentioning iki niki ariko nk'umuntu ukuzi njyewe ndashobora kumentioninga muri rusange. Ariko niki wavuga ku bintu bimaze iminsi bivugwaho tunashira umuke kuri ibyo bintu sindi buvuge ngo ni ibi cyangwa ibi ariko by'umwihariko ngenda kuzi. Yego. Ni kubimaze igihe bimvugaho ubwo ni nk'ibike. Mu minsi ishize hari tweet yo muri RIB. Wenda ibyo ushatse kuvuga ntabyumvishe icyo nabivugaho nuko ibyo nabwo bwa mbere ngiye kubivuga kuri camera. Ntago ngiye bari abana ntago mbazi ntago nda affiliated n'abapeti b'amabandi tungende umuhanzi man uri international bro umunyarwanda ndi ku representing abiri on another level nshilinga n'abantu barenze bro yaba mu gihugu n'abatari abanyarwanda outside igihugu so ntago kunsiga abapeti b'amabandi kuri unsiga isura yabo ntago biba bisa fresh tu nta kintu uhagazeho cyanya cyo gituma ugendera kuri ibyo bintu so ntago mbazi rero abapeti ntago mvugana nabo yaba hari n'umwe ufite nimero yanjye muri bo cyangwa se hari n'uwagarura ngo chat niba hari n'ahantu navuganye nabo there is no way I'm hosting abantu ntazi abantu nigeze mvugana nabo nta kimenyetso cya trace igaragaza ngiye mvugana nabo ntago mbazi bari abana ntago ngiye nyiri kuri iyo level y'abapeti biba bro rero umuntu ukibidoutinga kuri ibyo bintu I'm not on that level so mbere yo kuvuga n'abanyamakuru niba ari bona tagenze ibinyamakuru nuko nabonye byangiza umutwe story iravuga abajura ariko ngiye uri kungira umutwe w'iyo nkuru none se was the story all about me cyangwa the story was all about our bajura so ngiye ibinyamakuru the reason why I mention is why are you making me the head you trying to sell mine gucuruza izina ryanjye tu mu buryo butari proper ikope reka twivugire ku muziki tunasoza umwaka wa 2024 ishkevini by'umwihariko na team ye babitega iki
ngiye gusohora EP nshyashya muri iyi minsi babyitege just a few days to go. Nziza cyane bya danje, ni hip hop, bari bakumbuye hip hop. Ni hip hop zimeze fresh, n'ishusho rya fresh, bari babikumbuye byose, namaze igihe na delivering, but I'm going to give you ibintu biryoshye this year, bitega ibintu biri crazy gusa. Pow, reka tugushimire cyane. Niba atari ibanga EP itwa gute? Iracyari ibanga ariko very soon nzabana. Thanks guys.